uyoborere byose aravuga ngo uko byagenda kose gukiranuka kwanjye ngize gute. Haleluya. Abakomeje gukiranuka muzamura ibiganza, mukomeze gukiranuke. Nubwo bavuga ngo mugeragezwa ariko mukomeze gukiranuka. Aravuga ngo sinzikuraho ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo ni indangagaciro ikomeye, byo bituma Imana ikwirata. Bene data, gukorera Imana ni ugukomeza gukiranuka, utitaye ku ngorane uhura nazo, amagambo bakuvuga, ubushomeri uhagazemo, uburwayi ufite, ubukene ufite, intambara zose urwana nazo, komeza ukiranuke. Icyo gihe uzaba ukoreye Imana mu buryo bukwiye. Yobu yarakomeje agera nawe aravuga ati ndabizi nshobora no gupfa, ariko uruhu rwanjye nibumara kubona, amaso yanjye atakibona, nzi ko nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri. Haleluya. Ibyiringiro byacu ni Kristo. Ubundi twebwe iwacu sino. Haleluya. Bene data nibo bari ingingo, ariko twebwe iwacu niho dutegereje umukiza wazaza. Kubera rero ko tutarabina ahangaha, ntabwo twitaye ku bigeragezo n'intambara duhura nabyo, kuko yarabiduteguje. Ahubwo gukiranuka kwacu tugize gute? Turagukomeje. Erega na Kristo nta kintu cyakubayeho kitamubayeho. Bese haleluya. Tera haleluya. Haguruka utere haleluya 3. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Gukiranuka kwacu turagukomeje, ntabwo tuzikuraho kuba inyangamugayo. Hari impamvu nyinshi zigutera zishaka ko ubunyangamugayo bwawe busibama. Niyo mpamvu bakuvuga, niyo mpamvu baguseka, kugira ngo ubunyangamugayo bwawe buvanweho. Kuko icyo nicyo kiguhesha agaciro, ariko uba gukorera Imana bukwiriye nubwo dukomeza gukiranuka. Niba kwanga ubakunde. Haleluya. Niba kuvuga ubasabire umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu nibuka tugiye gukora ubukwe na shiri, bagiye gusengera kuwa kane, tuzakora ubukwe kuwa gatandatu. Yewe ndi umwe mu bantu bitangira ubuhamya. Yewe nashatse ntabwo nagize nkora kubyashinganywe, nta n'isoni bindeba, ntabwo nakoze kubyashinganywe. Ubutayu bwanjye bwa gisore nabuciyemo neza, nsohoka neza. Haleluya. Bajya ku rusengero babwira pasiteri, Jani aratwite, amakuru turayafite, Imbavu. Ibyo bintu byaravuga Imana n'ukuntu nagerageje koko, n'ukuntu nakiranutse. Sheri twajyanye ahantu mu ntara, twagiye mu ntara dutwiriraho, turarara, tujya gushaka icyuma, kandi amafaranga ari make, kandi ibintu byose twarabisoje. Bamugani rero babizi ko turabakiza, turyama hariya urebere gutyo, tubatambuka neza. Bwira Imana n'uwite ko urabyemeye, turasabye pe. Sheri arababwira ati ubu turi mu gihugu cy'iterambere, muzane tesiteri mupime. Ndewe ndebe, baramupima, birumvikana ni negative. Haleluya. Naje nawe Imana, gukiranuka kwangize gute? Gukomeje. Gukora ubukwe, abavugaga ko twari dutwite dutinda gusama, bahindura amagambo bati ntabyara. Uko wabona kose komeza ukiranuka. Haleluya.
neva nta kintu wamora. Umuntu ushobora n'amagambo ntabwo aba afite imbaraga. Ubwo se amagambo ntabwo kubita amasasu nazo uzajyayo. Gukomeza gukiranuka mutitaye mu bihe. Maze igihe kiragera shira aratwita bati kubyashinganywe arasenga. Baza kuduha impundu, bazana ibikoma turabinywa, bazana ibintu byose turishimye. Abona bati uyu mugabo koko arakiranutse. N'abataraza kubacu baraza. Haleluya. Amen. Kira mugenzi wawe ukomeze ukiranuka. Ntabwo nzi ibiri kurwana nabyo, ariko ukomeza gukiranuka ukareba aho ngaho uzamukorera imana pe. Farasi yangane gato mbese tera ibinano wegera imbere uri kumva amakare nubwo rimeze gutya imbere nini muri kubona bikomeye diyaho uri kubyumva neza. Tekereza sha nubwo mbona ntaho wamupfunda umutwe, komeza wegere imbere gatoya uzawukiranutse kandi uzawukorera imana. Yesu nawe agiye kugenda abwira abantu yarayoboye aravuga ati saba abantu ko mbona nanjye bazagica, abantu bo bazakomezwa n'iki? Reka mbabwize ukuri, mbabwire ikintu kizajya kibakomeza. Abantu muri iyi Cape bakunda kugushwa n'abandi, niyo mpamvu ugiye kuvuga ibi. Ntabwo amatara yamvuze, ariko mu masitesheni yandebye nabi ugasanga uraguye. Hajya muri mwebwe ninde byihuse wigiza areba n'umwanga akavuga ati nguremeye ikibiriti ninde? Ntawe. Yesu Kristo mbabwira umwami wacu yaraje muri Isiraheli azura abantu. Haleluya. Amen. Akiza ibirego. Cyo twatari kuri mangwa kugenda. Sibyo birahaguruka biragenda. Yirukana abadayimoni mu bantu. Atubura imigati abantu bararya barahaga. Agera mu bukwe na impande zose byabacanze abahorera icyo kunywa barakina. Avura abakomeye. Yesu yakoze ibintu byose urebye muri departement zose wabona igitangaza. Aragenda hejuru y'inyanja abantu babonye igitangaza babona ko Yesu akomera umwana w'Imana. Ariko se ko batamusigasiye? Urabona nanjye ngo kubera yuko mubwiriza cyane muraza mukasigasira mukavuga ati rwose jado haleluya ni urukundo. Ariko hari n'abandi babikora atari urukundo ari ugusigasira. Ariko abantu bo mu gihe cya Yesu ntibamusigasire, ahubwo baramubambye. Abantu bose batinagire gute ntabandi bahitamo kubohoza igisambo cyari ruharwa kizwi cyane, igisambo cyaribwaga. Aravuga ati mubohore barabamubambe Yesu. None se niko mama pre wowe yandi bazagukunda byibuze wanabakoreye iki? Mungi wowe byibuze se bigize byibuse unavuga uti ngewe mvumbuye umuceri mushyashya mutari muzi nawe wazaniye? No, Yesu abibonye aravuga ngo bene data umuntu wese ushaka kumuriki. Kandi ijambo ryatangiye kumbabwira bose. Iyi nkuru y'isoma nasomye muri Matayo numva ntibifitika. Muri Matayo bavuga nuko Yesu abwira abigishwa be. Sanga rero babibwira nka pasiteri cyangwa mwarimu. Sanga muri Mariko abwira bamwe mu bantu be. Sinzi no muri Yohana no babwira abigishwa n'intumwa birasohoka ibyo ngibyo bigenda bicamo ibyiciro. Ariko ageze muri Luka mbona Luka dogiteri yanditse inkuru neza z'ubwenge. Simvuze ko n'ubutumwa budatari bwiza, ariko hano kwa Luka birafitinga. Abwira bose, abwira abakobwa, haleluya, abwira abasore, abwira abagabo,
aramukiye yiyange. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abantu mukiri kwikunda ntabwo murajya mu murimo w'Imana. Umuntu ukikunda akavuga ati usanga agasatsi kanjye nagakoraho, ubu se njyewe mwambuza kwambara agatise, ubu se ndajya muri iriya mbeho koko, ubu se ko nta marangi mfite, ubu se zabaye nyinshi. Umuntu nashaka kuwumurikira yiyange. Gukorera Imana kundi nukwiyanga ugakurikira Yesu. Birakomeye n'abantu batuje. Haleluya. 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 Niyo mpamvu mwese njya mbabona, nubwo baba mwashotinze, ariko njya mbabona rwose nkabona kubera ukuntu mukunze Imana, mwiyanze rwose mugafata udufuka tw'ibirayi mukaza kwa Jado muti haleluya. Buriya ni ukwiyanga, kuko muba muvuga muti amafaranga yacu ntabwo yo dukorera yiyongereye, kandi mwene data akeneye kurya. Si ukwiyanga se? Si ukwiyanga? Yigera hano abantu bambaye amafaranga ndavuga ni wiki binibiki mata mwene data ntukabure amayiniti. Imana ibaho umugisha mwariyanze n'ukuri. Imana ibaho umugisha, muzamurigaza ntakimugisha. Imana ibaho umugisha, mufite urukundo nukwiyanga. Eti mwakabwete n'umufite tageti ni gukora bikomeye gutwara abarisiyoni ijya mwivuma gutuma nukwiyanga pe, kuko hariya bari kugukozera amatirito nawe. Si ukwiyanga. Uriya ndagomba gukoreye Imana. Abantu rero mukikunze ntabwo bizavaho. Umuntu nakurikira Yesu yiyange, namara kwiyanga yikorere umusaraba. Buri muntu wese afite umusaraba we. Hari igihe umusaraba wanjye waba ari urugo rwanjye, ashaka kuvuga niyo Imana ishinzwe umusibateri kandi ngiye kwikorera umusaraba wanjye. Sibyo? Hari igihe umuntu ahora n'umusaraba w'amashuri akavuga ati Imana ushimwe, nize kaminuza, nize masters, y'amashuri mwiza akaba ariyo kubera iki? Umusaraba. Hari igihe nka pasiteri ishyaka rimwaka buri kamwaka bati haleluya tujye gutangiza umurimo w'Imana Delphi, yagera yo kumva agiye kwikorera umusaraba we hehe? Delphi. Mwari bati noneho kiba kicyatse twagiye gusa ibere tugende dushyushya abanyamasenga, ari umusaraba we. Papa nishimye ati bagaborere data mwamuruke, ajya kwikorera umusaraba we wo kuyobora abagabo n'ibindi. Ikorera umusaraba wawe. Haleluya. Haleluya. Umuntu ntabwo yakikorera undi musaraba, never. Nubwo nawe ubwikorere ni iby'akanya gato. Umugabo witwa Filipo yarabaragiye baravuga ati twaza Yesu umusaraba. Ageze imbere byageze atereka reka nafata iki? Nafata umusaraba. Ikorera umusaraba wawe. Ikorera ubushomeri bwawe. Ikorere. Hari igihe kizagera ukagera i Golgota ukawuturwa. Hari igihe kizagera ukagera mu mataba. Haleluya. Gukorera Imana kundi ni ukwiyanga, kwikorera iki? Umusaraba. Imana igire gute? Ibahe umugisha. Turasoreza mu gitabo, mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'Abaheburayo, ibice 11. Dusome umurongo wa mbere mu wahageze. Izera no
tumenya rwose ibyiringiro kudashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imana ishimwe. komeza usome. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. komeza nakubwira. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhanwa kwari umukiranutsi ubwo Imana yamuhamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atari nubwo yuko yanejeje Imana. Imana umugisha. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. None bene data, tugiye duti mbese tuvuga iki? Gusa Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, ntabwo izabura kuduha n'ibindi byose. Gukorera Imana ukwiye niko tumaze kuvugaho. Twasoza tuvuga ngo tugirire Imana icyizere. Haleluya. Amen. N'ababeshyi kwizera niko gukwiye imbabazi mu Rwanda kumugeza South Africa. Si amafaranga menshi yasiriye, si n'imbaraga z'umuntu runaka, ahubwo no kwizera niko kwatumye Philadelphia ihagaze ishinze amaboko, ikaba ihagaze ye. Sibyo? Kubona kutabyikiriza. Se hari umuntu ufite amafaranga yaba yaratumye tukihagaze? Se hari umuntu w'umuhanga watumye twaba tugiterana bikenda? Ni ukwizera. Rero dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Tugirire Imana icyizere. Bwira mugenzi wawe bagirire Imana icyizere. Mubwire tugirire Imana icyizere. Mubwire neza atari bya bindi yabavuga bimwifurize muwe uti girira Imana icyizere. Muri izo ntambara murwana nazo zishaka kubabuza gukorera Imana mukwiye, mugirire Imana icyizere. Imana iri kurivora, niyo itwaye. Sibyo? Tugiye gusenga Imana, reka turebe abantu bacogoye mu gukorera Imana, cyangwa ukaba wibeshyaga mu gukorera Imana. Tugufashe gusenga Imana, uvuga uti ndakangutse, cyangwa uti nari naracogoye mu mutima. Tugufashe kwiginga Imana, dusenga Imana. Haguruka uri dusenga Imana, tuyiginge kugira ngo ituhe imbaraga, kuko dushoje tuvuga ngo tugirire Imana icyizere. Wari waratakarije Imana icyizere, bavuga ati ntambara zakubanye nyinshi, wumva ugiye kuva mu muhamagaro. Haguruka dusengane Imana n'imurimo. Muri iri gitwaririmbye niwe wavuze ngo igihe cy'isarura nigishira, abakozi bose bazagera gute? Bazataha, kandi umwami wabo azabakira ababwire ngo mwakoze icyo gitaramo. Umuntu uzagihomba mbera tuzaba turi kumwe, tugati mwakoze neza. Haleluya. Rero birashoboka ko waba waracogoye mu mutima gukorera Imana kwawe. Haguruka dusengane Imana. Yesu arabavugisha, muhe Imana icyubahiro kuko yabashoboje bukaba mu kwizera no gukorera Imana.
nyuma twese duhaguruke dusaba Imana itwongerere kwizera n'imbaraga kugira ngo tugere mu muhamagaro wayo. Igihe mwarimu tuzamurire isengesho tubw'Imana mu bana, tubw'imbaraga tubashe. Uwiteka Mana data wa twese uri mu ijuru.